Ibaze uri umubyeyi w'umumama ukamara imyaka irenga 20 uryama ugasinzira mu gihe umwana wawe w'umukobwa afungiranye muri iyo nzu uri kubamo utabizi uzi ko yaburiwe irengero. Iyi filime yacu ni iy'umukobwa witwa Sarah. Sarah igihe yendaga kuzuza imyaka 18 nibwo twaje kumubona ari nijoro bari gusangira nk'umuryango iwabo, we papa we mama we ndetse na murumuna we. Yarahagurutse kuko yagombaga kujya mu kirori, ariko papa we aramubaza ati se ugiye he? Umwana niko kumusubiza ati ngiye mu kirori kandi mama nawe namubwiye yari yampaye uruhushya, ariko papa we ahita amuhakanira aramubwira ngo nahajyane yicare mu rugo atuze. Umwana yararakaye cyane ahita yikubita ava ku meza agenda atari yajya mu cyumba, gusa yageze mu cyumba ahita aca mu idirishya arasohoka. Yageze hanze ahura na boyfriend we barahoberana bahita bicara ku kamoto baragenda. Umwanya muto ushize nyina yagiye kumureba mu cyumba kugira ngo mbega amusabe imbabazi kuko yarabonye avuye ku meza ababaye cyane. Yarakomanze ariko umwana ntiyasubiza. Papa we niko guhita azana urufunguzo ngo afungure kuko we yumvaga umukobwa yigize nabi. Barinjiye basanga umwana yaciye mu idirishya yagiye. Aho Sarah yari yibereye yari ari kumwe n'umusheri we bari kuryoshya bameze neza babyina ndetse anamuririmbira. Bwarakeye mu gitondo Sarah arataha, niko gusanga papa we yicaye hanze aramubwira ati wijya guca mu idirishya n'undi turabizi ko utaraye mu rugo, ca mu nzira isanzwe. Yamugezeho batangira gutongana ubona ko n'ubundi bari basanzwe badafitanye umubano mwiza. Muri ako kanya nyina wa Sarah nibwo yasohotse, bamubonye bahita barekeraho gutongana. Sarah ahita ajya mu cyumba. Yageze mu cyumba atangira kuganira na murumuna we amubwira ukuntu umusheri we bari bameranye nijoro ndetse n'ibihe byiza bagiranye. Nyina yahise yinjira mu cyumba amubwira yuko bamuhannye kuba yamara icyumweru adasohoka mu rugo. Batangiye guseka, nyina yicara ku buriri batangira kuganira. Tumenya ko Sarah yari afite gahunda y'uko niyuzuza imyaka 18 azahita ava mu rugo akagenda. Murabizi mu bihugu byo hanze akenshi niko bigenda, iyo umwana agize 18 arigendera. Gusa uko babivugaga se wa Sarah yari ari hanze arimo kubumva. Umunsi wakurikiye nyina wa Sarah yaramusezeye aramubwira ngo agiye mu kazi. Icyo gihe papa wa Sarah we yari gukora muri jaride hanze. Mama we akimara kugenda papa we yahise ava muri jaride araza aramubwira ngo naza amufashe guterura akantu. Sarah yahise ava kuri telefone kuko ari kuvugana na boyfriend we, aragenda baterura agakarito yaramubwiye bakajyana hasi muri cave yabaga muri iyo nzu. Baramanutse hasi, hari ahantu hijimye. Bamaze kugerayo umugabo akura akabati kari kariho ibitabo, tubona afunguye undi muryango abwira Sarah kariho bagiye kujyana cya gikarito. Barinjiye bagezemo baragitereka ku ruhande. Sarah niko kuvuga ngo ahantu ndumva nta mwuka urimo. Papa we niko guhita asohoka ahita amufungirana aho ngaho ubundi arigendera. Sarah yatangiye gusakuza kugira ngo arebe ko hari uwaza kumwumva, ariko wabonaga ko ijwi ryiwe ridasohoka ngo rirenga aho ngaho. Yarebye ku ruhande arangije abona akantu bashyiragamo password, niko gutangira kuyandika, ariko mu kanya gato yashyizemo inshuro 3 zonyine aho hose hahita hazima. Byageze nimugoroba nyina we yari yahangayitse ari kwibaza ahantu umwana wagiye, mu gihe se yari atuje ari kuvuga ati ubwo n'ubundi yari afite gahunda yo kugenda wasanga yitorokeye, mbega agahisha yuko ari we wamufashe akamufungirana hahandi munsi muri cave. Umunsi wa mbere warashize, umunsi wa kabiri urashira, umunsi wa gatatu urashira. Kugeza aho ngaho papa wa Sarah yaje kumanuka aza kumureba amuzaniye n'ibyo kurya. Sarah niko kugira igitekerezo cy'uko yakirwanaho agasohoka. Papa wakinjira niko guhita arwana nawe ahita asohoka, gusa ageze imbere ahita ahura n'undi muryango. Kuwufungura bimunaniye papa ahita amufata, yatangiye kumukubita cyane aramubwira ngo agomba kuguma aho ngaho nta kindi yarenzaho, ndetse anamubwira ko uko azajya ashyiramo password bikanga ko umuriro w'aho ngaho uzajya wikupa, kandi ko umuriro nujya wikupa umwuka uzajya umubana mukeya, ko agomba kwicara aho ngaho ko ikintu cyonyine kizamusora muri iyo cave ari uko azatangira kubaha papa we. Umwana agenda karamwishe cyane aramubaza ati se papa kubera icyo uri gukora ibi ngibi? Se niko kumusubiza ati mwana
wanjye reka nkubwire ati njye na mama wawe twarakureze ariko se mwatwituye iki usigaye insuzugura unitwara nabi rero ngiye kwigisha uko abana bazima bitwara muri ako kanya niko guhita amufata atangira no kumufata ku ngufu ibaze papa we wakubyaye ari kugukorera ibyo bintu tugarutse kuri mama we ntiyigeze acika intege baje guhamagara polisi mama wa Sara akabwira umupolisi ko Sara atari kugenda atavuze ndetse ko yakabaye yaramuhamagaye cyangwa akamwandikira kuko yamwisanzuragaho ariko papa wa Sara ahita aza avuga ko n'undi umwana yari afite ibitekerezo byo kugenda ko rero yagiye mu nshuti ze nyuma y'iminsi mikeya wa mu boyfriend we yaje gucaho mu rugo aza kubabaza nimba batari bumva amakuru ye ariko ahageze ahura na papa wa Sara niko kumubeshya ngo afite undi musore bijyaniye ngo bahoze baturanye kera ngo rero kumwikuramo byari byaramunaniye kugira ngo uwo muhungu atazongera no kuba yatekereza kuba yabaririza Sara iminsi yakomeje kwicuma icyumweru kivamo ibyumweru bibiri ibyumweru bivamo ukwezi kuvamo umwaka tuza kubona Sara asigaye atwite inda ya papa we akuriwe cyane bidatinze yaje kubyara umwana w'umukobwa amwita izina ndetse yewe yari amaze kumenyera kwibera aho hasi wagira ngo nta gahunda yo gusohoka afite ariko se niyo yari kurigira n'ubundi nta buryo ari gusohoka umwaka warashize imyaka 2 irashira imyaka 3 irashira umwana wa mbere arakura ndetse abyara n'uwa kabiri uko iminsi yashiraga se wa Sara yagendaga amwongerera tumwe mu tuntu yaje kumugurira televiziyo mbega ubona atangira kugenda amworohereza ubuzima gusa nyina wa Sara aho yarari we ntiyari yarigeze acika intege buri munsi yahoraga areba ko yakomeza gushakisha umwana we umunsi umwe murumuna wa Sara yaje guhura na wa musheri wa Sara baraganira wa musheri wa Sara niko kumubwira ko papa we yigeze kumubwira ko Sara yigendeye kubera yari asanze umuhungu bahoze bakundana murumuna wa Sara niko kumubwira ko ibyo bintu bitigeze bibaho ndetse bose bahita babona ko papa wabo afite ikintu arimo guhisha umwana yageze mu rugo atangira gutongana na papa we ndetse na nyina bizamo bapfa yuko yabeshye wa mu boyfriend we mu gihe batonganaga nibwo murumuna wa Sara yafashe urufunguzo arangije ajya ahandi hasi muri cave ariko agezeyo ntiyagira ikintu abona kubera yuko umuryango wajyaga ahantu Sara yari ari wari ukingirijwe n'akabati icyo gihe papa yahise yinjira ahita amwaka urufunguzo amwirukanamo aho ngaho iminsi yakomeje kwicuma umunsi umwe imvura irimo kugwa amazi niko gutangira kumeneka muri ya cave maze Sara ahita abona yuko baramutse bacukuye bashobora kuba bagera hanze baracukuye ariko ntibacukura akantu kanini atangira gucishamo itoroshi byibura afite ibyiringiro ko hari umuntu ushobora kuribona akaba yaza akamutabara we n'abana be umuturanyi wagendaga nijoro yarabibonye arangije ajya mu rugo kwa Sara kuvuga ko abonye gatoroshi gusa kubw'ibyago bya Sara yabibwiraga papa we niko guhita amanuka muri cave aramukubita cyane icyo gihe Sara yari atwite undi mwana wa gatatu birangira iyo ndivuyemo papa we afata umwana ajya kumushyingura hanze imyaka yakomeje kwicuma Sara aza kuza kubyara undi mwana wa 4 kuko wa gatatu yari yarapfuye arangije yinginga papa we aramubwira ngo nafata uwo mwana mujyane hanze aho nyina ari abeshye ko Sara ari we waje akahamuta kugira ngo amurere kuko aho ngo hatangiye kuba abana hatoya bidatinze umwana twaje kumubona ari imbere ku muryango nyina aramutoragura niko gusakuza cyane ati umwana wanjye avuye ahangaha dorasize n'akandiko ariko icyo atabonye ni akandi kandiko Sara yari yamwandikiye avuga ati mama mfungiye hasi muri cave hamagara polisi ako gapapuro se niwe wakabonye ahita amanuka ajya muri ya cave akubita Sara cyane aramukomeretsa ibyo byararangiye imyaka iricuma indi irataha ubona ko rwose uwo mugabo mu buzima busanzwe yitwaraga nk'umwana mwiza nta muntu wamukeka ubwo nyina wa Sara we yari yarakuyeho yumva ko umwana we yagiye papa wa Sara we yarabayeho ubuzima bubiri ubuzima bw'umugore warafungiranye umwana we muri cave amukubita ndetse anamusambanya ndetse n'umugabo wagaragaraga neza muri society abana ba Sara bakomezaga bamubwira yuko bashaka kubona hanze ndetse bifuza gukina n'abandi bana umunsi umwe papa wa Sara ari muri cave nibwo yatangiye gushaka kubita Sara ariko wa muhungu wari utangiye gukura mbega umwana wa kabiri niko gutangira
gushaka kurwana kuri nyina, ariko se atangiye gushaka kumukubita, Sara niko kwitambika ndetse amusabira imbabazi. Akimara kugenda, abana badukiriye Sara baramutuka cyane, bati kuba batasohoka bajye gukina n'abandi bana ni ukubera nyina wigize nabi, mbega bamurenganyiriza ibyabagaho byose. Sara agahinda karamwishe, aratukana cyane, atangira kumenagura ibintu, ababwira ko nawe bimurambiye ndetse ko adafite uko yabigenza, ko ntako atagira ngo abarinde. Abana nibwo babonye ko bari bakoze amakosa, bakora amasuka aho ngaho, nyina baza kwiyunga nyuma. Bicaye batuje, yatangiye kubabwira ati bana banjye, iriya nkuru njya mbabwira y'umukobwa papa we yahohoteye akamufungirana, ntabwo ari inkuru numvise ahandi, ndetse na mama wanjye mpora mbabwira iri hariya hejuru, ntabwo ari anti wundi ahubwo ni nyogokuru wanyu, uyu nguyu mubona hano ni papa wanjye. Kuko ntiyari yarigeze ababwira uko byamugendekeye, ahubwo yabibabwiraga nk'inkuru, yarabigize inkuru y'undi muntu, uwo munsi ababwiza ukuri. Abana bumvise ibyo agahinda karabishe, batangira kurira cyane. Sara ariko kubabwira ati ariko mwebwe muri abana banjye, ntabwo nabarenganyiriza amakosa ya papa wanjye. Muri ako kanya umukobwa yatangiye kubura umwuka, kuko yari asanzwe arwara asima. Imiti yajyaga amuha yose yanze gukora, umwana aramurembana cyane. Baza gutegereza igihe se yaziye, ahageze Sara niko kumwinginga ngo bajyane umwana kwa muganga, kuko nta kindi cyashobokaga. Se yaramubwiye ati dore ngiye kukujyana kwa muganga, ariko niba ubeshya ukavuga uyu muhungu wawe ndahita nzamwica. Ubwo wa muhungu we bamusizemo aho ngaho mu buvumo, baterura umukobwa bamujyana kwa muganga. Bageze kwa muganga, abaganga batangira kuvura uwo mwana, bababaza uko umwana yivuzaga ndetse n'ibimuranga, bakabibura bagasanga ntabyo. Bicaranye n'umuganga, abaha impapuro zo gusinya, gusa Sara arijijisha ahita arumenaho icyayi, biba ngombwa ko papa we yajya gushaka urundi, gusa asiga amubwiye ngo ntave aho ari. Sara ariko akimara kubona papa we agiye, yahise ahaguruka agenda akurikiye wa muganga. Ageze imbere, papa we atangira kumukurikira kuko yari abonye ko yavuye aho yamusize. Yakomeje gukurikirana wa muganga, papa we nawe ari kumwirukanka inyuma, aza kugera kuri wa muganga ari kumwe na wa mupolisi, ahita amuhobera aramubwira ati mumfashe. Papa wa Sara akibibona yahise yumva ko bimurangiriyeho, asubira inyuma agira ngo ahunge, ariko wa mupolisi ahita amukurikira ahita amufata. Umwana wa Sara yaje gukangukira mu bitaro, ari kuvuga ngo ari hehe, mama we niko kumufata aramubwira ati mwana wanjye ntugire ikibazo, dore twasohotse muri ya nzu turi kumwe, papa wawe bamufunze. Nibwo batujyanye mu rugo, tubona wa muhungu nawe wasigaye bamukuye hahandi bari kumujyana kwa muganga. Ubwo urugo rwose rwari rwumiwe, bibaza ukuntu bari bamaze icyo gihe cyose umwana baramubuze kandi abari imbere. Iyi ni filime yitwa Girl in Basement, ishingiye ku bintu bya nyabyo byabaye. Uyu nguyu Sara yaje kubyara abana 7 mu buzima busanzwe, ariko harimo umwe waje kwitaba Imana. Ese wowe uri umugore w'uyu mugabo ni iki wakora? Ese ubaye uri Sara bwo wakora iki?